Haleluya. Yesu Kristo ashimwe. Ndagushuje mwene data, aho uherereye hose, wowe tubana mu bihe byiza byo gusenga. Ndakubwiye ngo Imana ikunezeze, Imana ikurebe neza. Hereza Imana icyubahiro mu mutima wawe, ntukabure gushima Imana. Igihe cyose Imana ijya yubahwa muri wowe, uyubahisha umutima umenetse, uyubahishe gutinya icyaha n'igisa nacyo, uyubahishe kumva ikunejeje mu mutima. Ujye wubaha Imana mu mutima wawe. Ni ukuri aka kamwanya nyemerera wuzura amashimwe. Iyo mvuze gutya mba ndi kukubwira ngo ubwire Imana ngo Mana warakoze ibyo wakoze ku buzima bwanjye, uburyo wandwaniriye, uburyo wangaburiye, uburyo wambeshejeho, uburyo wantabaye bikomeye, uburyo wankijije uburwayi narembye, uburyo wamburaniye urubanza ntari bubashe kuburana ngo ndutsinde, uburyo wajimije ibimeze nk'itanura ry'umuriro bikavaho. Ujye ushima Imana. Ibyo ari byo byose ufite ukuntu wabonye Imana, ufite ukuntu wabanye n'Imana, ufite aho Imana yagukuye n'aho ikugejeje. Ibyo ari byo byose ni ukuri ntiwabura icyo ushima Imana. Ikindi, ntukaburire Imana umwanya wo kwihererana nayo ngo ubwire Imana uti Mana burya ni njyewe, ni njye wa mugabo, ni njye wa mugore, ni njye wa musore, ni njye wa mukobwa, ni njyewe ngaruwe no kugushima. Fasha akanya gato gashoboka, Mana ndabizirikanye, Mana uhabwe icyubahiro. Imana ishimwe cyane. Aka kamwanya muri kumwe na Bishop Leonira, umushumba w'itorero Elayono Mountain Church mu Rwanda. Dukomeje kuba mu bihe byiza byo gusenga, turi mu ntego yacu ivuga ngo ufite umutima wizera niwe ugera kure. Uwo muntu kubwo kwizera Imana agera kure mu bihe byiza byo gusenga, akuzura umwuka wera. Uwo muntu ufite umutima wizera Imana agera kure, akabasha kwizera ko Imana ikora ibitangaza. Nawe kubwo kwizera Imana akuzura amashimwe, kuko iyo wizeye Imana ukavuga ngo Mana ndashaka gukora poroje iyi n'iyi, nyemerera Mana ushyiremo ukuboko kwawe. Imana ijya yururuka ikarambura ukuboko kwayo ikagushyigikira. Iyo ufite umutima wizera Imana, ni ukuri ibidashobokera abandi ku Mana kuko bishoboka irabigushoboza. Imana ishimwe. Nakubwiraga ngo wongere wizere Imana, wongere wumve ko Imana ari rubasha rurangiza rwa burundu, wongere uzamure kwizera kwawe mu mutima wawe, wongere wizere ubushobozi bw'Imana ishobora byose. Imana ishimwe. Nyemerera aka kamwanya dusome ijambo ry'Imana, ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo nk'uko bwanditswe na Matayo. Imana ishimwe, Imana ishimwe, Imana ishimwe. Nyemerera twihuse, turasoma ibice 18. Dusome mu izina rya Yesu Kristo. Turasoma umurongo wa 19. Titire y'ijambo handitse ngo uko itorero rikwiriye kugenza wanze guhanwa. Imana ishimwe. Hanyuma bavugaga ko umuntu nagukosereza, ku murongo wa 15 niho havugaga ngo mwene so nakugirira nabi ugende umumenyesha icyaha cye mwiherereye. Ijambo rikomeza rivuga nyine yuko niyihana bizaba ari byiza cyane, niyanga kandi uzamuteza undi bakaba babiri. Bigera naho umuteza itorero yakomeje kwanga kwinangira. Noneho rero tugeze ku murongo wa 19, ijambo ritubwiye neza ngo kandi ndababwira yuko ababiri muri mwe nibahuza umutima mu isi wo kugira icyo basaba cyose bazagikorerwa na Data wo mu ijuru. Imana ishimwe. Kuko aho ababiri cyangwa batatu bateraniye mu izina ryanjye, nanjye mba ndi hagati yabo. Imana ishimwe.
ijambo ry'Imana ritubwiye yuko tugomba guhuza umutima. Hanyuma icyo twavugaga ko ufite umutima wizera ari we ugera kure. Iyo abantu rero bahuje umutima ari babiri bizeye Imana hano muri iyi si, ngo habayeho kugira icyo basaba cyose bazagikorerwa, baragikorerwa na Data wo mu ijuru. Imana ishimwe. Ubu ni ubuzima ijambo ry'Imana ridukanguriye yuko byaba byiza ugize mwene so mufatanya gusenga. Biba byiza abantu babiri bagiye, buri umwe wese afasha mwene se mu bihe byiza byo gusenga. Rero biragukwiriye ko niba uri umwizera wizera Imana, biragukwiriye kugira inshuti yizera, biragukwiriye kubana n'abantu bizera Imana, biragukwiriye ko nimbura umunyamasengesho wagira undi munyamasengesho ugufasha, mufashanya mu bihe byiza byo gusenga. Kuko ijambo riratuhuguye, riratubwiye neza ngo, kandi ndababwira ukuri yuko ababiri muri mwe. Imana ishimwe. Imana ishatse kutubwira ngo abantu babiri. Burya n'intumwa zagendaga ari babiri, ababiri muri mwe. Imana ishimwe. Ntabwo ari byiza kugenda uri umwe, ntabwo ari byiza gusenga uri wenyine. Niyo mpamvu iyo ntangira turi gusenga, nsabira umugisha buri muntu wese ufatanya nanjye kubana nanjye mu bihe byo gusenga, kuko ni mwebwe muntera imbaraga, ni mwebwe mujya mumpa amakomenti atandukanye. Rero burya ijambo ry'Imana muri aka mwanya duhuye naryo ritubwiye ngo ababiri muri mwe. Hano muri iyi si ukeneye undi muntu mufatanya mu kubana mu bihe byo gusenga. Ukeneye umuririmbyi mubana muri korari mugafatanya gusenga. Ukeneye umunyamasengesho mufatanya gusenga. Ukeneye umukristo mwene so ukijijwe neza mufatanya gusenga, kuko ijambo riratubwiye ngo ababiri muri mwe. Imana ishimwe cyane. Ababiri muri mwe nibahuza umutima mu isi wo kugira icyo basaba cyose, ababiri muri mwe bahuje umutima, kuko twasanze umuntu ufite umutima wizera ari we ugera kure. Ijambo riratubwira ngo bafite umutima wizera, abo bantu babiri, abantu babiri mu itorero, abantu babiri muri protokole, abantu babiri mu kidiyakoni, abantu babiri b'abakristo, abantu babiri mu baririmbyi muri iyo korari, babiri bagahuza umutima. Abantu babiri niko Uwiteka Imana avuze. Ijambo riratubwiye ngo abantu babiri. Yewe nawe ukeneye umuntu wa kabiri, ukeneye umuntu muri uru rugendo, ukeneye umuntu muri iyi si. Niko ijambo ritubwiye ngo nibahuza umutima mu isi. Mu isi ni aha turi, mu isi ni ubuzima turimo. Ngo nibahuza umutima mu isi mugafatanya ibihe byo gusenga. Abantu babiri nibahuza umutima mu isi wo kugira icyo basaba cyose bazagikorerwa na Data wo mu ijuru. Imana ishimwe. Ikibazo ushobora kuba udafite umuntu muhuje umutima, muhuza kwizera, kuko ijambo ryatubwiye ngo abo bantu uko ari babiri bahuje umutima mu isi wo kugira icyo basaba icyo ari cyo cyose. Ni ukuvuga abo ni abantu bizeye Imana, ni abantu bari mu bihe byiza byo gusenga, ni abantu bihaniye ibyaha, ni abantu batarukwaho n'uruntu rw'ibyaha. Ngo abo bantu nibahuza umutima babiri gusa. Ntabwo Imana ivuze igihiriri, yewe oya, Imana ivuze babiri bahuje umutima. Mwene data, Imana ikumpera undi muntu muhuza umutima, mubana mu bihe byiza byo gusenga, mubana muhuje umutima, mubana mukihana mukamaramaza, mubana mugashaka Imana. Yewe ngo abo bantu babiri nibahuza umutima, ngo bagagira ibyo basaba,
ngo data wa twese mwiza, ngo data wa twese wo mu ijuru azabibakorera, azabibaha. Imana ishimwe. Ngo kuko aho babiri cyangwa batatu bateraniye mu izina rya Yesu Kristo, ngo nanjye mba ndi hagati yabo. Imana ishimwe. Nimuba muri babiri, wenda hakiyongeramo n'uwa gatatu, muhuje umutima, Yesu Kristo azaza. Ariko haleluya, muri ayo masengesho, mu bihe byiza byo gusenga, azaza yiyicariremo, azaza yihagarariremo, azaza yicaremo yumva ibyo muri kuvuga. Azaza Yesu, yewe azaza yumve gutaka kwanyu no kwinginga kwanyu. Yesu Kristo azaza, arabyivugiye niwe, aravuze ngo nzaba mpari, nanjye mbe ndi hagati yabo. Imana ishimwe. Imana iravuze ngo mba hagati y'ababiri bahuje umutima. Niyo mpamvu ufite umutima wizera agera kure. Yesu Kristo araza mu bihe byo gusenga, akaba hagati y'abantu babiri bari gusenga Imana, akaba hagati y'abantu babiri biringiye Imana. Imana ishimwe. Imana ibaha umugisha, muhahe muronke. Shalom shalom. Ugire umutima wizera kugira ugire kure. Shalom shalom. Imirimo y'Imana ni myiza.